nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukomeje gutega cyangwa mukurikiye ikiganiro bitangwa kuri Disource TV. Nk'uko mubibona hano imbere tukaba dufite umutumirwa wacu, tukaba tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko nsuhuza abanyarwanda bakurikira Disource TV, by'umwihariko abantu baherereye mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, abaherereye mu ntara y'Amajyaruguru, namwe turabapepera cyane, by'umwihariko abantu bari mu Gahunde, hano baherereza Muhoza, Musanze, hose turabashuje cyane. By'umwihariko uyu mugabo reka atangira twibwira. Nitwa Captain Dama. Aha. Mwabyumvishije, yitwa Captain Dama. Pepera usuhuze abantu bateze amatwi Disource TV. Muraho neza, mukomeye cyane. Ndakeka ko bagukurikiye cyane kandi barimo barakubona. Birumvikana. Captain Dama, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Biragenda cyane. Ndakubona uranezerewe cyane, akanyamuneza ni kose. Ariko si mu by'ukuri ibi byishimo biraturuka kuki? Ni imibereho myiza umuntu aba afite, ibihe byiza umuntu aba arimo. Niho ibyishimo bituruka. Okay. Uravuga ibihe byiza cyane. Iyo ushatse kuvuga ibihe byiza umuntu ashobora kumva ibintu bitandukanye. By'umwihariko ibihe byiza kuri wowe ni nk'ibihe? Ngira ngo iyo burya umunyarwanda yariye, yego, abana babonye minerivare, babonye ibyo kurya nabo, bagira ngo nta kiruta ibyo ngibyo, akazi kagenze neza, biba ari ibyo. Okay. Captain Dama, ubundi busanzwe amazina yawe nyakuri ni ayahe? Ubundi amazina yanjye nyakuri ni Musabirema Jean Damascene. Aha. Izina rya Captain Dama ryaturutse kuki? Iri zina rya Captain Dama ryaturutse kuko nakundaga umupira cyane, ariko nakundaga gukina umupira nkatsinda n'ibitego byinshi, ku buryo nafataga umupira navaga mu izamu ryacu nkagera mu rindi, kugira ngo ntatsinde igitego cyihuse. Nabwo ariko nakoreshaga penalty, nabwo igitego kikajyamo. Bishatse kuvuga ko uwakwataga byaba byakunda yagukoragaho ikosa bagatera penalty cyane rwose. Nageze mu rubuga rw'amahina. Muri make se ubundi wakinaga mu bakangahe? Ubundi nakinaga kuri 11. Kuri 11. Ubwo bivuze ko ufite ikintu bita imoso ryana. Imoso yanjye iraryana. Ubwo none kandi nayize ngeze muri segonderi, ntawe utagira ngo ngeze muri segonderi nibwo natangiye gukinisha imoso. Abundi abenshi cyane bavuga ko football cyangwa se umupira w'amaguru utangira bari mu cyaro iwabo. Wowe kuki segonderi ntabwo aho wakuriye ntabwo wawukinaga se? Ngira ngo twarawukinaga. Aho nakuriye twarawukinaga cyane, ariko imirimo myinshi ya mu rugo, twagiraga imirimo myinshi pe, ku buryo no kuyikora neza nkanayikora cyane igihe mu bampaga, twari kujya gukina agapira bitaga karere. Karere. Ushobora gusanga hano harimo abantu baba baguteze amatwi, kuko ari dufite abantu benshi cyane bakunze bacu bakurikira Disource TV, nk'abantu baherereye iwanyu. By'umwihariko hari hehe wakurira gukinira agapira ka karere? Ngira ngo twakiniraga ahantu ku muhanda. Nta kibuga twagiraga mu by'ukuri, ariko twakiniraga ahantu ku muhanda, aho twitaga ku giko. Abantu habaga igiko kinini, baza kugitema ariko kiranashibuka. Ngira ngo ako gace kari hehe ubwo? Aho ngaho ni mu karere ka Burera. Yego. Ubu ngubu ni mu murenge wa Rusarabuye, akagari Kandago. Wa mudugudu ubwo harimo abantu. Wa mudugudu wa Gitovu iwacu, neza. Pembe ntara waririye umushyushyu. Waririye umushyushyu. Okay. Wazuvuga ibintu bya segonderi. N'iryari winjiye muri segonderi? Ninjiye muri segonderi mu mwaka w'igihumbi 1999. Urumva ko uzi byinshi cyane. Urumva ki si muri segonderi dusangiza ubuzima bwaho, mbese urumva ukiga primaire mu yabanza, wabonaga abantu bigaga segonderi baje nko mu kiruhuko, byaba bimeze biti? Ngira ngo nkiri kuri primaire, segonderi aho hantu ariko hatubwire, kuko ushobora gusanga reka mbere kuri primaire kugira ngo natake na segonderi bize kugenda neza. Nk'abantu baba mwariganye bati dore iwe bati uzi ko ari Musabi, bati cya gitwenye koko ni Musabi cyane. Ni ukuvuga ngo turi kuri primaire, yego, mu by'ukuri uravuga ngo usangize ubuzima kuri segonderi, kuri primaire ibiho byari bimeze bite. Ngira ngo tugeze muri P4 nibwo twatangiye kuzajya twimenyereza babyita ngo 4e année. Nibyo twigiraga mu bitabo bitaga Macoline mu by'igifaransa. Iyo myandiko rwose abantu benshi cyane barayizi. Tugatangira ku nshinga za verbe avoir, être, izo bita les verbes auxiliaires na indicatif. Noneho rero mu by'ukuri
twaridagaduye bisanzwe by'abana nyine siko abana uko byagenda kose ikibuga kiba kidahari kiri kure ibyo ari byose turabikora twajyaga kureba umupira ngira ngo kuri komini kera niho habaga televiziyo imwe gusa rukumbi rukumbi ugasanga abantu bose niho bagiye kureba match ubwo urumva icyo gihe hari nka match abantu bakundaga zensipiraga abantu cyangwa kubakora nka uretse Rayon Sport andi makipe se yarari iki gihe 9 ngira ngo na Mukura numvaga bazivuga Mukura Victory Sport na za Etincelle ngo nazo ni za mbere cyane ngira ngo harimo Mukura za Kiyovu na za Rayon Sport iyo bitaga mu Mukungwa 408 yes Mukungwa 408 ngo yari iwanje yari hariya ubwo bari barayitiriwe mugezi wa Mukungwa umwe bazita outlet Aliva ni imigezi igenda isoko iva mu biyaga ijya mu yindi bari ikiyaga cya Ruhondo kibona hariya mu karere ka Burera ngira ngo uwo mugezi wa Mukungwa usoko uvamo aho ngaho muri icyo kiyaga cya Ruhondo hanyuma rero reka mu by'ukuri ku buzima imyidagaduro aho ngaho kuri primaire nabwo nyine urumva twajyaga kureba ariko tukareba televiziyo imwe yabaga ku karere ngira ngo nta n'umuntu watinyukaga nubwo yakora kuri telekomande gusa wabonaga ari ibintu by'ibitangaza turagiye rero tugeze kuri segonderi 9 yego n'agakapu kawe n'agakapu kanjye twakoraga urugendo rw'amasaha 6 kuva i Burera ukagera i Musanze ubundi niga ku kigo bita Isa Ruhengeri kiri hariya hafi na hopitali ya Ruhengeri aho ngaho tukigera mu kigo mu by'ukuri twasanze bafite imipira y'amavore bafite imipira ya football ariko nahise ninjira muri volleyball kuki wese uhita muri volleyball kandi wari ufite tahe nziza cyane yo gukina umupira ngira ngo aho ngaho ni ikigo nicyo cyari cyarashyize imbere umukino wa volleyball bari bafite ibibuga byinshi noneho rero ntabwo twabonaga umwanya wo kuba ngo tugende tujye ku kibuga dukine ariko ngo barakaniraga cyane ku buryo ngo matsiri zabo ngo zabaga ari njyana mu nda guki ngo na religiyo yabo ngo arindwaga mu ni ukuvuga ngo ngira ngo religiyo y'akazi tugeze mu wa kane turi kwiga ibyo twita normal primaire normal primaire muri TTC bw'ibyo noneho ariko ngira ngo nta nubwo arya TTC nibyo bita inderabareze yego nabundi baba ngo ni teaching ngo ni teacher training center yego hanyuma rero ubwo nje ninjiye mu kigo muri 1999 ntangira kwikinira volley kubera ko ibibuga byari aho bipira aho ngaho ariko no kwiga amasomo nta nubwo byasabaga ko badukanira cyane ko twe abahungu twiga dutaha hanze ariko tukishyura amafaranga amwe n'abakobwa ba muri enteri ariko kubera nyine impungenge za bashiki bacu baraba ngo bo nibagume mu kigo noneho twebwe dutahe tuje kwicumbikira tukabona nta kibazo aho ngaho rero nta muntu wadukurikiranaga kuri etide mu gusubiramo amasomo twebwe ubwacu umutima wacu niwo watubwiraga ngo nimwige ukiga ukagenda ukajya no muri weekend twazaga ahantu mu ishyamba tukiga nta muntu udukonza tuvuga ngo saa sita turajya ku kigo kurya ariko reka tubanze misengera impungenge rero ese ku kibava ngo ikibazo cy'abashiki banyu icyo kisa harimo abakobwa babaga batwara inda bakiga za segonderi ubu ni ukuvuga ngo rega gutwara inda byabuzeho ntabwo ari iby'ubu ngira ngo kuva na kera wumvaga hari abo baza ngo ni ukohera bakabajyana kubata mu biyaga kubera ko basamye inda zitateganyije ubwo urumva rero ni ibya kera none se ubwo uko zasongetse ibuye ese ubwo habagamo gutereta muri segonderi muri icyo gihe za 1999 ngira ngo ntabwo usibye abana bavuye i Kigali nibo babigeragezaga naho twe twavuye mu byaro ntabwo twigeze dutekereza ibintu byo urumva ko bari abana bose urumva n'inkweto twabaga twambaye ntabwo zabaga ari izo kuba wajya gutereta inkuru ntabwo byakundaga akantu bitaga ingozi rwose ingozi ukagenda mu isoko umusaza akakubwira ati uraguriye ingozi itazasaza urumva urugendo rw'amasaha 6 n'amaguru Burera Musanze ntabwo washoboraga kuba wagura agakweto koroheje kari kwaka byabaga ari nk'amakosa ahubwo kubera ikibazo cy'inombe amabuye urumva tugeze dutangiye Musanze cyangwa se igice cya Burera kirimo
muri zone y'amakoro aho ngaho twaga dutangiye kugenda mu mabuye ubwo rero nk'umuntu hariho nibuka umusore yakuyemo inkweto aravuga ati sinshaka kugera ku ishuri zacitse akuramo inkweto tugenda n'amaguru mpaka i Musanze. Byaba bimeze nka kwa kundi wasangaga abantu bajya kubatizwa ati inkweto yanjye ndayambara nimara kugera mu kiliziya cyangwa se ugasanga bamugura inkweto itamukwira akora ukuntu imurya akavuga ati ndazabara uko ngiye kujya gute guhabwa amasakaramentu cyane rwose. ubwo mu gutaha nuzi ubutisimu burangiye akagenda n'ibirenge akaba batagakweto kanje habaga inkweto bitaga tigana nizo abasirimu nibo zo bari batangiye kwambara. Uvuze inkweto bitaga tigana ubwo uvuze icyo bita creyo na shimbok yabaga ari mwenda creyo hari icyo twita creyo. Hari inkweto zawe zifite utumashini ku ruhande izo ngizo zaha zifitwe n'abakira abantu bagiye i Kigali kandi bakabona amafaranga. Ibyo rero nibyo ni iby'abanyakigali ntabwo byari ibyacu by'abasirimu. None ubwo akazi ibyo bitanga ngo Santiago izo ngizo igihe zaze Santiago ubanza zije na nyuma. Twebwe icyo tuzi ni Ngozi hatangiye kuza n'ibisupuresi ku buryo wacyambaraga wakiguraga mu isoko wahita ucyambara ukagera mu rugo cyashaje. Sinzi niba byaragiraga amazina ariko inkweto zakomeraga nizo tigana. Abasirimu bandi bakambara amashanda bitaga amashanda abandi ariko mwamini zo zahoze mwamini zahoze. Ngira ngo ubuzima nuko nguko bwari bumeze mu by'ukuri. Ahantu wavuze ngo nkomeze ngusangize ku buzima bwo ku ishuri n'imyidagaduro. Hari aho twageze noneho mu wa kane tugeze muri TTC mu wa kane aho ngaho twize mu kigo cy'abaferi umaze kwisobanura rwose twari tumaze kugera igihe tumaze gukura tuzi gukina neza ku buryo mu by'ukuri twakoze amakipe meza cyane tukajya guhiganwa n'andi makipe tukayatsinda. Ariko nabwo nakomeje kuri volley ariko interiscolaire imikino yahuzaga amashuri nabwo twarakinaga twari dufite ikibuga hafi. Urumva abazungu bo bagira gutegura bagira plan nziza ku buryo ntabwo bagomba kubaka ishuri ridafite ikibuga hafi aho ngaho kugira ngo abana bidagadure. Ngira ngo bari bafite n'ubushobozi bwo kubaka ibibuga mu hagati. Urumva twarakinaga tukishima pe. Bari bafite amikoro nuko ngira ngo ugeze mu wa kane ngeze mu wa kane bwa mbere se uvuga ngo hari uburyo ugana n'umukobwa cyangwa se n'abantu benshi batandukanye bakavuga ati n'iryari wagerageje kwiyandayanda ubaza umukobwa urukundo. Ngira ngo ibyo ngibyo ukoze hasi unyibutse ibuye. Twize turi abahungu gusa muri TTC nta mukobwa wigaga muri icyo kigo. Turiga bigeze 2005 nibwo batangiye kuzana abakobwa muri TTC. Ubwo twebwe 2006 aho ngaho nibwo twari turimo turangiza bazana abakobwa. Nibwo navugishije umukobwa bwa mbere. Nta nubwo yari mwiza pe ariko kubera kutamenyera iby'abakobwa nta buranga yagiraga bushamaje. Ariko njye nabonaga ari mwiza nkazaja mbwira n'abatipe bagenzi banjye nkabwira nti mwabonye umukobwa yitwaga Marceline. Kavuga ngo Marceline ni umukobwa mwiza kabisa. Nibwo ngira ngo ngiye gusoza ngeze muri senior 6 nibwo navuganye n'umukobwa bwa mbere kuvuga ngo ndaterese byo kwinjira mu rukundo. Ariko nabyo ntabwo byampiriye kuko yari umukatolike arahindura ajya mu bapantekote. Abapantekote barangambanira umukobwa aranyanga ati urakundana n'umuntu mudahuje kwemera. Ubwo ikintu bitaga gutera indobo kuko ibyo nabyo byabagaho umukobwa akakwanga kandi bikanakubabaza akagutera utwatsi nawe yarayinteye indobo nziza ariko nagiye kubona mbona nta kimvugisha twatumiye yankoreraga twiza akaba yagura nk'umugati hariya muri kantine akambwira ati ngwino tugende. Mbona biranze mbona biranze vuga byagenze bite mubaje arambwira ati nje nawe byararangiye. ndavuga ntikambayeho mu mutima wumvisha umeze utabukanye. Noneho rero umva kaga nahuye nako wahuye n'akahe. ubundi nje niga naricuraga saa 10 hatangira nkibuka ibyo abarimu bose banyishe nkahera ku mwarimu wa mbere uyu yinjiye uyu mufrere yinjiye yatwigishije ibi ngibi uyu yinjiye muri geography yatwigisha ibi mu mateka baduhaye ibi mu mibare baduhaye ibi ngibi nkakora sinzi niba nabyita backup
narabigaruraga njyewe nagiraga umutwe hameze neza kabisa kwiroturuna ukuntu bikiroturuna bikirepeta nkabizirikana ariko umukobwa akimara kunyanga witwa Marceline naricuraga nkatekereza ukuntu Marceline yanyanze cyokora kuva uwo munsi nta nubwo nongeye gukunda byahise birangira sinongeye kumenya ibya Marceline. Sasa ubwo rero uvuye skuru mu kiruhuko byabaga byifashe ibiti mu kiruhuko ngira ngo mu kiruhuko aho byabaga bibi cyane ni muri kiriya gihe cyo niga muri segonderi muri TTC nibwo natahaga kubera ko twiga akenshi urumva abakobwa baje turimo gusoza naratahaga nareba abakobwa ubona ni beza ariko mu gihe nigaga muri Troncome bako twigaga dufite ishuri remix ntabwo nigeze ngira ibyo ngibi ngo nimbona abakobwa numve nabakurikiza amaso wabuze uti ndaza kukugeza na Kigali ninjiyemo ariko mushuti wanje yari afite Kigali muri 2009 nibwo nakandagiye Kigali bwa yasagite ukimara kugira Nyabugogo hariho mizati ngira ngo n'ubwa mbere nari mbonye amazu menshi birumvikana nabonye bitandukanye no mu cyaro aho wabonaga inzu imwe hano ku uyu musozi indi nzu ukayibona ku kandi gasozi niba mutuye ukabuturanye na nyogokuru wawe kuko muri icyo gihe urumva ababyeyi bari bagifite amasambu yo guha abana babo ibyo ari byose nyogokuru wawe niwo mwabaga muturanye cyangwa so wanyu n'ahantu hambere ubwo nageze nahiko sehashika ubwo nageze Nyabugogo uwo mutipe arambwira ati wowe shaka imodoka gerageza ubaze nubwo ari ubwa mbere ubaze uti imodoka igiye sehashika ni iyihe irajya ni mu yihe rinye ariko nabanje gutinya bwa mbere mbanza gutinya ndavuga ni se ningera nimbaza ko baramenya ko ndi umunyacyaro ko barandya i Kigali ko bahambwiye ko batahamenye bareta bagutahura ndavuga ni rero birakomeye naragiye ndaneka bwa mbere sinavuga numva ko abari kwinjiramo ngo bagiye hehe akada numva bagiye za Nyamasheke ahandi ngiye numva bagiye Nyagatare ahandi ngiye numva ngo bagiye Kayonza ahandi ngiye bati ni Butare ngaho ni kambaye ngeze aho nshyira umupira hasi ndabaza ndavuga nti n'agakapu ku rutugu ndeba umuntu ariko ndavuga ntaba mama burya ntabwo bakunze kuba ibisambo muri Kigali bambwiye ko ubundi hari indirimbo numvaga nkiri muto nakundaga radiyo cyane radiyo Rwanda nakundaga radiyo ku buryo nafunguraga radiyo Rwanda nkumva indirimbo aho bavugaga ngo nugerayo ngo inshuti ya mbere ngo izaba ifaranga nugerayo ngo nugerayo uzige kwivuga neza ngo uzige kwivuga neza uzasekerwa ngo na benshi ariko ngo ubanza ngo abagukunda bazaba ari imbarwa iyo ndirimbo nakundaga kuyumva sinzi umuhanzi na n'uyu munsi wa none yitwa ni ya Focus Fashaho nibyo hanyuma rero ndareba umumama ndavuga n'uyu mama ashobora kundangira atanyobeje ngo bandye mw'uyu mujyi umumama ndamubaza ati se hubwo ati dore ni hano anyereka bisi ijya asehashika ubu yarazamukaga nyine ijya mu mujyi arambwira ati kubitemo ni amafaranga make ngira ngo bishyuraga amafaranga atageze muri 220 ya note y'umuhondo ya 200 reka byari byarabaye ibiceri bari baradushiriye ibiceri tanga ibiceri gutyo cyangwa ukatanga 250 ibiceri ukabyihorera hanyuma ndagiye ngeze sehashika ubwo mu by'ukuri nagenda abaza umushoferi ntiyabona nimugera sehashika nkuremo umwaka rero nagize ntabwo bangiye sehashika neza kubw'amahirwe make bansize mu cyapa baravuze bati icyapa ni iki ngiki by'ibyapa ntabwo nari mbizi ubwo agatelefone nari ngafite bitaga ngo ni ndangije imanite telefone gato ka Nokia cyangwa bakitaga Mirisisheri ni Nokia bahitaga ndangije imanite ni aka Nokia k'umweru kagiraga ibara ry'ubururu mu mpande gafite udutushe ukuntu twakagamo ibintu n'udutelefone washyiragamo ukandika ngo n'utuntu tw'indirimbo uraza uritabiraho nari ngafite niko nagendeyeho mpaka ngera i Kigali sehashika nakandagiye ubwo nageze aho ngaho ndaba ngo bansize mu cyapa byabaye ngombwa ko aza kundeba asohoka mu bitaro aza kumfata turagenda ubwo muhereza udukoresho nari namushyiriye
umwana yari ategereje kuzabagwa ibintu by'imitsi yari arwaye ubwo mu by'ukuri nta urumva ko yari ategereje ntabwo yari arembye byo kuvuga ngo wenda yamugumaho ntiyamperekeza arambwira ati rero ubwo utararara utagira Nyabugogo ukabura imodoka iwacu hajaga imodoka imwe gusa wasangaga yagiye ubwo bikaba birarangiye ubwo nahise ngira ute nahise haramperekeza mu kumperekeza rero niho nabonye umwanya wo kwitegereza abantu b'i Kigali njyewe nahuye n'ikibazo gikomeye ubwo ni inshuro ya mbere ngeze i Kigali mbonye abakobwa ariko abakobwa bose b'i Kigali nkabona ni inzobe avuga ntariko Kigali nta muntu w'igikarubayo ubundi bisiga ikiboga iki nta byo kwisiga ntabwo nari mbizi izo za makeup n'ibindi byose na ibya ari cyo bitaga poudre icyo gihe hari mu mwaka icyo gihe hari muri 2010 nje ntabwo nari nzi ngo mu by'ukuri ngo abantu bashobora kwisiga amavuta bakanyura mu cyuma ngo bakaba inzobe nje nta makuru nari mfite sinzi ukuntu nabonye umukobwa yambaye akajipo kageze iyo hejuru tumwe bita mini jipe ngo ni mini n'utumini ngo nukuminina mu na twamukunda uti n'ubwa mbere nari mbonye umuntu wambaye gutyo urumva mu cyari wacu abantu babaga bambaye mu cyaro ubundi babyitaga ngo n'utujede babi n'utujede ubundi ngira ngo hari indirimbo y'indundi bavuga ngo reka kunyikisha utujede indirimbo twanayikundaga cyane yabaga igezemo tukareba tureba abantu bambaye mureka turebe utujede hanyuma rero kwitegereza uwo mukobwa naramwitegereje mva mu muhanda w'abanyamaguru ngera mu muhanda hagati sinamenye ko nagezemo umusaza yaje ari gutwara ivatiri amfungiraho Felisi nanamenya ko yayimfungiyeho amaso nayakurikije iki wa mukobwa w'umunyamugi mu gihe wa undi nawe yakomeje urugendo azi ngo turi kumwe ntiyamenya ko nasigaye njyewe nakurikije amaso umukobwa wiyambariye akamini nuko ngo yarakurangaje yarandangaje kuko ukomeye byanyabyo ngera no mu muhanda ntazi ko nageze mu muhanda noneho rero uwo yaraje umusaza amfungiraho fe nawe areba ukuntu natangaye n'ukuntu nagiye mu muhanda warwaye urukiba arumirwa none mu gihe nagaruye umutima nari nzi ngo nawe mugenzi wanjye ngari iruhande yanjye ndamubwira ndi kwiyamirira cyane ngo nta mukobwa wakwambara kariya kajipo kameze kuri iyi wacu ngiye kureba mbona umutipe yageze nk'iyo hepfo mu kubinura amaso mbona umusaza nawe yasetse hano ku modoka hano yibera mu modoka yasohoye umutwe arimo guseka cyane ati se wa muntu we byagenze bite yewe ni ubwa mbere ngeze inahantu kumbabarira nari mbakoresheje agisite nuko umusaza ati komeza ati ariko urebe gake nuko ndakomeza ndamanuka ngera Nyabugogo ndatega nsubira mu cyaro nuko nguko ubuzima bwanjye urugendo rwanjye muri Kigali nuko nguko rwagenze by'umwihariko ntabwo byari byoroshye pe ntabwo byari byoroshye kwera none se ubwo icyo gihe ubwo ni nk'abantu mwajyaga mwumva b'abahanzi icyo gihe baturendingaga cyangwa se bavuga ati aya maradiyo arapureyinga izi ndirimbo twavuga tuti zikatugeza mu bice ngira ngo radiyo twumva radiyo ntabwo byaragoranaga ngira ngo abantu mu cyaro twumvaga FM gusa ikihugu rero cyavuga ni radiyo Rwanda gusa niyo ashobora kuvugira kuri FM ibindi kuri short we niba byita wet short babyitaga ngo niba short way niba short waves babyitaga swa cyangwa swa swa kumbe muri swa kuri swa rero byaba biri gusamira frequency moderne nukuvuga ngo ni mirongo migufi short wave iyo mirongo migufi rero ntabwo usibye gufungura rimwe na rimwe uri ahantu heza ukumva Kenya indirimbo zo muri Kenya izigiswahili izo nizo ndirimbo zaryohaga ku buryo n'abantu bagiraga hari icyo bitaga kasete ukaba ufite hari icyo twitaga amapurake tumeze utuntu twari duforomwe nk'iyi smartphone yawe twabagamo utuntu tumeze nk'utudodo two bashaka muri radiyo babitaga bande kasete amapurake washyiramo ukabafata ikaramu cyangwa agati hari indirimbo bitaga za mukuyuni n'iki hari n'abagabo nzi iwacu bagurishaga imirima bakagura radiyo y'umuzinga kasete y'umuzinga ukagura n'igitebo cy'amabuye ya radiyo ijyamo amabuye 8 nta bintu yari yakwirakwira hirya no hino ku buryo umugabo yagurishaga umurima akagura radiyo
kandi ntabwo yabaga ari amafaranga menshi utagira ngo byageraga mu bihumbi 10 wasanga atanze nk'ibihumbi 6 kuko amaradiyo asanzwe twayaguraga ibihumbi 2 icyo gihe ibihumbi 6 byabaga bifite agaciro cyane. nanjye akaradiyo nari ngafite kamwe bavuga ngo akaradiyo kanjye gahora ku musego. ubwo mu bijyanye n'imihuro wa muntu ufite kasete akaba ariwe bakodesha bafite amikoro bataguze amabuye bagashaka icyo twitaga ngo ni batiri, ya batiri bakagenda bakaje kuyisharija, ubundi umusore umwe akagenda ayikoreye bagiye gusaba ashyizemo za kamiliyoni cyangwa za ndirimbo z'abatwaramucyo cyane rwose, shawa za zindi za niki watanze, imvura izagwa, nizo ngizo imvura, ngo niba ari imvura y'impangukano, niba ari imvura izagwa kugira ngo nizo za niki watanze, imvura izagwa, nizo zabagaho, nizo utumanyi tw'umutsima, nizo babaga bari gucuranga na ba Minani Rwema. Ntabwo byavuga ngo ucuranga indirimbo ngo ijyanye n'ubukwe n'iki byose, ngira ngo izakagamba icyo gihe ntazo twumvaga. Twacurangaga izo ngizo za Kenya, nizo zari zigezweho, kubitamo umuziki kumva birimo birahogera ukuntu byiza cyane. ngira ngo nuko nguko byabaga bimeze mu buzima busanzwe, naho nta maradiyo yabagaho yo kuvuga ngo washyiraho. washaka kumva amaradiyo yandi avugira kuri FM, hari umusozi twajagaho muremure hamwe n'umushuti wanjye, umusore inshuti yanjye twakundanaga cyane, kuriraga umusozi hejuru tukumva andi maradiyo avugira kuri FM, tukumva ni ibintu byiza by'ibitangaza, tukumva tutanataha, inzara ntitube twayumva, kandi twataye mu rugo twagiye gukoza urugendo rw'amasaha nk'abiri kugira ngo dukunde dufate imirongo yo kuri FM. Dama, twishimiye ikiganiro twagiranye, kandi ndakeka ko abantu bateze amatwi cyangwa se bakurikiye ibiganiro bitambuka kuri The Source TV, nizeye ko bishimiye cyane. ngira ngo tubasubije mu bihe byo hambere gato, kandi ngira ngo n'ikindi gihe tuzaje tubaha ku mateka no kwibukiranya, tubahe turebe ukuntu byari bimeze, n'uburyo bwo gushaka, tubabwire ngo gushaka byabaga bimeze bite, tunabakubita inkuru z'ukuntu umuntu n'abakobwa babateruraga, bagatera umukobwa bakamujyana, cyangwa icyo bita ngo mariage koco, niyo bita mariage koco, bamutwaraga nijoro ku manywa, byo byabaga risakirego, ariko ubona ko iyo abantu bashaka ndamutwara ku manywa mukumvikana mutanasezeranye, mukazaja muri mariage civile ku murenge nyuma, ariko byo byibuze uba wagenda ku manywa, ariko ubundi bategerezaga ijoro kugira ngo abakobwa bari bafite umuco kugira ngo hatagira umunyuzamo ijisho, ariko bikarangira binamenyekana. Bo reka rero ndabona igihe cyatujyanye, urabizi burya ngo umwanzi w'igihe ni amasaha, reka ducumbikire ahangaha ikiganiro, ahubwo ikiganiro cy'ubutaha tuzahera ahangaha twasubikiye. Ngaho suhuza abantu bari kureba ibiganiro bitambuka kuri Source TV. ngira ngo abo kuri Source TV, ngira ngo ibiganiro hano kuri Source TV nakagaruka. Ciao. Murakoze cyane, turabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Aravita.